Bashimire mwebwe mwese mudahuma kudukurikira kuri Mos TV uko bukeye uko bwije. Natwe tubabwire ngo turabakunda cyane kandi iyi ni chaîne yanyu, nkuko mubizi dukunda kubana namwe mu ijambo ry'Imana, mu mpuguro, mu buhanuzi, ndetse nicyo twakwita ngo ni update ni inkuru zigezweho ariko byagenda uko byagenda kose zigendereye kuvuga ku murimo w'Imana. Ndagira ngo rero mbabwire ngo wowe tugiye kubana cyangwa se dusanzwe tubana uko bukeye uko bwije, ngusabe ngo ukore subscribe, share, like na comment. Impamvu mboneyeho gushimira kandi ababikoze. Dufite abantu benshi bagiye babikora bakadufasha mu bitekerezo n'inama. Abo ngabo rwose tubabwire ngo ibyo mukora ni byiza. Tugarutse hano rero kandi n'ubundi muri update tugarutsemo nizihe ni inkuru zikomeye cyane, inkuru muri ADPR. Bene data, nkunda kubabwira ngo ni ugusenga, nkunda kubabwira ngo mureke dufatikanye dusenge, kubera iyihe mpamvu ni umurimo w'Imana kandi mu by'ukuri tuba tubona ko harimo ibintu bisaba gusengerwa. Uyu munsi kuri iyi tariki nibwo ndetse abantu benshi batari babizi, hari abantu bari barahawe amabaruwa yo gusubika amasezerano bagiranye, cyangwa se abakozi b'Imana, abarimu n'abapasiteri bayoboraga amatorero. Amatorero ubu yahagaritswe cyangwa se yarafunze, nta n'ubu agifunze, kubera ko yasabwe kugira ibyo anoza ku masuku cyangwa se ku byo basabwaga kugira ngo bawuzuze ibisabwa n'urwego rw'igihugu RGB, cyangwa se urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, kugira ngo babashe gufungurirwa insengero. Abo rero bose bari barahagaritswe ndetse baranasimbuzwa byihuse, basimbuzwa abitwa abanyamuhamagaro cyangwa se abakorerabushake. Abo bose rero bari bamaze guhabwa ayo masezerano asubitse, ubu bahawe amabaruwa bose abagarura. Nje kuvuga ku ngingo nk'esheshatu zitumye babagarura byihuse, cyangwa se ibigaragara cyangwa ibiri kuba harimo impamvu nyinshi muri zo update. Icya mbere, impamvu ya mbere babagaruye ni uko bari babasubikiye amasezerano ariko basa n'ababikoze mu buryo bunyuranyije n'icy'itegeko rigenga umurimo rivuga. Batinye ko babahagaritse burundu byahita bigonga itegeko rigenga umurimo. Ibi mbibutse ko mu mwaka wa 2022 ndumva ari na kabiri nibwo ADPR yasezereye abakozi benshi barenga 1700. Abo bakozi barenga 1700 abenshi muri bo bagiye mu nkiko bararega kandi batsinda ADPR, bitera kwishyura amafaranga menshi ndetse naho bajuriye bagatsindwa. Ibyo rero byabateye ubwoba, batinye imanza zishobora gutuma bongera bagatanga amafaranga menshi, cyane ko nabo ba mbere babajyanye mu bihombo bikomeye. Ariko ikindi ntabura kuvuga, babagaruye bose kuko bashakaga kugira ngo noneho bazasezererwe mu buryo bwujuje ibisabwa. Ibi tuzabiganiraho neza kuko ni indi update nzabereka. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo mbabwire ni ukuri dufate umwanya wo gusenga. Ibyo nshaka kuvugaho rero ntashaka no gutindaho, harimo impungenge nyinshi. Icya mbere twibaza iki ngiki, ejo bundi twari twabonye abantu bahawe amabaruwa y'umuhamagaro bari gusinya ko bazakorera ubuntu, bakemera kuyobora ayo matorero afunze, bakayayobora mu muhamagaro. ADPR irabasinyisha, barasinya. None burakeye babambuye za mpapuro, bagaruye babandi, kandi mwibuke ko bari babasezereye bavuze ngo ubukungu buhagaze nabi rwose, none nimugende turakorana n'abanyamuhamagaro badahembwa. None se reka twibaze,
namwe muhite mureba ibi bintu, tujye tureba ibi bintu tubirebeho. Ni nayo mpamvu ndi kubabwira ngo nimureke dusenge no kuri. None se ko babagaruye amatorero agifunze, noneho bije yabonetse, habonetse se umuterankunga? Reka da, twese turabizi itorero ikiritunze cyangwa se igituma ribaho ni ubushobozi buriturukamo, buturuka mu matorero. Amaturo n'icyacumi nibyo bibasha gufasha abakozi b'Imana mu buryo bwo kubashakira igihembo kibahemba. None rero biravuze ngo kubagarura ntabwo ari uko icya mbere y'amatora aracyafunze, icya kabiri ntabwo wafata umunyamuhamagaro wari wasinyishije akubwira ati njye nemeye gukorera ubuntu ngo umukureho ugarura uwuhemba hatari icyo wikanze. Bikanze rero. Ikindi cya kabiri, cya mbere nababwiye ngo babikoze kubera yuko baramutse babohereje burundu batinye ko babajyana mu manza. Cyo ni icya mbere. Kabiri kandi ikindi batinye ko babona ingingo ibarengera kuko byaba bikozwe mu buryo bunyuranyije n'ikitegeko rigenga umurimo rivuga. Icya gatatu, batinye ko RGB cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rwazababaza uburyo bakoresha abo badahemba kandi binjiza, kuko ari amatorero nubwo afunze ariko agira icyo yinjiza. Mbibutse ko abakristo bo mu itorero bazi gukorera Imana, bazi gutanga amaturo na kimwe mu icumi, kabone n'ubwo insengero zifunze, bazi guturira kuri momo, aho bateranira bagerageza gukora umurimo bigoranye ariko bakawukora. Tunaboneraho kubashimira kandi tubasabira umugisha, tubabwire ngo nimukomeze mukorere Imana, nimutagwa isari muzasarura. Imana izabareba neza kandi n'ubu ngubu izajya ibaha umugisha kubw'uwo murimo w'Imana mukora. Hanyuma iki kintu abantu bakwiye kukirebaho cyane, mukabona n'uburyo musenga ibi bintu. Ni ngene mbona ko ari ibitero, mbona ko ari ibitero by'umwanzi bigenda byangiza umurimo w'Imana. Hanyuma tubonye iki ngiki rero, icya mbere kuri izi mpungenge, aba bantu nabo bari bahawe umuhamagaro bagasinya, ubwabo birabavanze. Bise bibavanga, bari barasinye gukorera umuhamagaro, aka kanya bahise bababwira ati noneho nimugarure izo mpapuro cyangwa se nimugarure amasezerano abo twari twegejeho turabagaruye. Ubwabyo biraza gutuma aba bantu bari basinye umuhamagaro nta gihembo basinye bagamije, ubwabo byabavanze. Kera byahise bibavanga. Kabiri, nuza kwibwira ko abangaba bagarutse nabo ubwabo barahungabanye, n'ubundi bazakora bameze nk'abadahari, kubera ko n'ubundi itorero bamubwiye impamvu bamuhaye n'ubundi ntiyavuyeho. Itorero rye riracyafunze mu bigaragara, ariko kandi ibyo twari twabivuzeho tuvuga ati ni gute ufata umuntu wari uri kumwe n'abantu aza ahantu bari, bamwe bagiye hirya iriya abandi bari iriya, abantu barataraye, ugahita uzana undi muntu utabazi ukamubwira uti nabakurikirane. Uwari ukwiye kubakurikirana ufite umurongo wabo ukabumwigijeyo, none uhise uvuga uti garuka. Kubera gutinya ibihano no gutinya ibintu wagongana nabyo, uhise umugarura wenda ukereye impamvu. Ibi bintu byose nababwiye ngo ni ukubisengera, ni impamvu zibabaje. Ikindi, izi mpinduka za hato na hato zigaragaza ibyemezo bitanogejwe mbere yo kubifata, n'akajagari mu murimo. Ubu bwabyo bigenda bisenya ibintu byinshi, bigatuma abantu bafata ijambo. Njye numva abantu bakwiye gusenga kubwira itorero, ntabwo ryo rikwiye guhora mu bitangazamakuru, rikwiye guhora mu bantu umwe avuga ukwe n'undi avuga ukwe. Mbibutse ko ikintu kigenderewe gikomeye. Ngewe buri gihe mpora mbwira abanyetorero siritu kandi abantu bakunda umurimo w'Imana, abantu benshi, umuntu wese witwa ngo ni umurokore cyangwa se barizwa mu itorero rya Gipantekote rishaka riwe taradeperi, ndagira ngo ubwire ngo akenshi nukurikirana uzasanga inkomoko yawe indende hafi ya zose ari ADEPR. Rero dukwiye gusengera itorero tukarisengera, Imana ikarihagararaho, kubera ko ibi bintu bigaragara ko harimo
uburiganya bw'umwanzi bukabije, harimo uburiganya bw'umwanzi, iyi stabilite, kukuna abantu mwavuyeho mwagiyeho mwahagaze mwagarutse, namwe mwasinye murasinyuye, amasezerano arabaye avuyeho, ngabo bifotoje bari kubasinyisha, bifotoje mu kanya bari kugarura bagiye, mu kanya babandi baricaye, nta n'amezi 3 uwo muntu nta bintu yubatse, ibyo yaratangiye kubaka nabyo imibare yari afite irarangiye, uwari wagiye nawe yarihebye, ibyo umubwira ntago abyumva, nunamugarura ameze nk'umuntu wahamutse, ibyo uramubwira ntari bubyumve kuko nubundi ntahari, buryo yaragiyemo ntabyumva, uko agarutse nabwo ntabyumva. Bega kandi ibyo byose biri gukorerwa mu itorero ku banyetorero. Uyu mukristo nawe ubwe biraza kumutera ikindi gikomere, kandi umurimo w'Imana nabwo ukomeze wangirika. Rero izi mpinduka za hato na hato, reka mbabwire ngo ni ikintu abantu batajya barebaho, ariko mu by'ukuri gifite ingaruka itari nziza ku murimo w'Imana. Rero reka mbwire mwese mudukurikira mudutega amatwi, babwire ngo kubana natwe ni iby'ingenzi. Mbonera gushimira kandi bene data bamwe na bamwe mujya muduha ibitekerezo bitandukanye. Ni ukuri aho muri hose mujye mwumva ibiganiro, muduha ibitekerezo, icyo uzaduha cyose tuzacyakira, kandi tugamije kubaka umurimo w'Imana. Ntabwo twebwe tubivuga tugamije gusenya, ahubwo tuba tuvuga ngo habeho gusenga, kandi n'abayobozi bayoboye batwumva. Ni ukuri ibintu ni mu bisengere, ntabwo twanga impinduka ntacyo zitutwaye, ariko ziba impinduka zishobora kugira n'ikindi zitanga. Gusa impinduka ukoze mu kanya gatoya atarashira amezi 3 ugahindura ibindi muri make, izo mpinduka iyo bibaye byinshi nabyo biba ikibazo. Iyo zibaye impinduka zikongera ugakora izindi, n'ejo ugakora izindi, ubundi ikintu cyose uracyesaya ukareba ko kireyisisa. Ariko impamvu igaragara yuko habayemo kubifata mu buryo bwihuse kandi butanogejwe, nuko bise bikurwaho kandi bikagaragara ko kandi kuko byari kugonga abayobozi. Kuba byonyine RGB yaravuze iti nta muntu ukwiriye gukorera ubusa, abakorera bushake abantu bakorera ubusa, ntabwo ari byo. Bishatse kuvuga iki? Nyine umuntu arinjiza mu itorero rye nubwo rifunze, ariko arinjiza. None kandi ibyo nari nabivuzeho cyane, ndetse bamwe bagerageza no kumbwira ngo ni inama yafashwe, ngo ni ibitekerezo, ngo niko byagenze, ngo ntabwo nabyumva. Ariko njye mbereka mbabwira ni ntabwo ari byo. Niba uyu muntu ayoboye itorero, nabanje kubabwira ikintu gikomeye, ndababwira ni ubundi uyu muntu uyoboye, hari abantu koko bafite amatorero adashobora kwinjiza n'umushahara wabahemba, ariko hari n'abantu binjiza umushahara ukanarenga. Ndetse ni hari amatorero afunze yinjiza 240,000. None se ntituzi icyo umukozi wa deperi uyobora itorero ahembwa, umupasitori tuzi icyo ahembwa, umwarimu tuzi icyo ahembwa. Ntabwo turi bukivugira ahangaha kuko ntabwo ari byo kuvuga umushahara w'umuntu, ariko tuzi icyo ahembwa. None se niba umuntu ashobora kwinjiza amafaranga mu kwezi kumwe yamuhemba amezi 4 cyangwa amezi 3, ni kubera icyo atakomeza kureberera ba bantu b'Imana, aba bakristo bari mu ngo ndetse bari guterana bigoranye, baterana mu buryo bugoye, mu masaha agoye, bari mu bihe bikenewe ko begerwa cyane. Ntabwo ari bwo rubonye, ntabwo ari bwo wagafasha umwanya wo kubakuraho ubari hafi, uzi ubuzima bwabo, uwabanye nabo, uwo nabo bamenyereye bari bazi. Ngo noneho nurangiza ubazanira umuntu nawe ubwe ugiye guha akazi kagoye cyambere, aje asanga abantu batari mu rusengero, kugira ngo azagere ku ntego zo kubungabunga abantu bizamugora. Kabiri, abo bantu nabo ntibazamwiyumvamo kuko ibihe by'amateraniro bimuhuza nabo nta bihari, n'ibihari ni iby'akanya gato. Hari naho bitaba bitewe n'amatorero yasigaye, hari naho usanga mu murenge wose nta torero ryasigaye. None se reka nkubaza, niba uwo murenge wose nta torero ryasigaye, urumva cyangwa se hakaba harimo rimwe imirenge, wenda reka twibaze imirenge yo mu mujyi niyo yegeranye, ariko nk'imirenge yo mu cyaro, umuntu mu kagari n'akandi aba ari hanini. Ibaze rero niba harasigaye itorero rimwe mu murenge umwe, none ibaze kugira ngo umuntu aba ari kugenda urugendo rw'isaha 1 cyangwa 2 ajya ku rusengero, isaha 1 isaha 2, uyu muntu hazajya yaba intwari n'abanyantege nke bazaba bacecetse. Abo bantu bakeneye umuntu bazi uri bumenye ubuzima bwabo, yaba tumaho umudiyakoni,
yagena itsinda ribasura, yagira gute, ariko nibura mu buryo bakurikirana mu buryo bumwe n'ubundi, kubera akazi ubuzima barimo. None ugiye gufata uyu muntu wari usanzwe azi ubuzima bwabo, umwigijeyo, uramwicaje ngo ni ukubera ko atari buhembwe. Nyamara muri covid habayeho ibiganiro byiza, kandi abantu bari baragumye mu ngo, no kubageraho byari bigoye, usibye ku magurupe ya WhatsApp ku bafite telefone zishobora kwakira iryo koranabuhanga. Abo mu gihe cya covid bakoze inama, badukoresha inama, baravuga ati umuntu wese witwa umukozi wa DPR tugiye kubahemba dusaranganye igihari cyabonetse. Abakristo birumvikana, kereka bakeya bari bafite bacuruzaga nk'ibyo kurya, ariko abandi babaga bari mu rugo. Abakozi bakorera imishahara bamwe na bamwe bari bahagaze, icyo kora wenda bakorera leta bakoreraga mu rugo, abandi hari ibigo bimwe na bimwe byari byagiye bigabanya imishahara nkuko natwe bayigabanyije. Barabikoze, kandi igihe twari turi abakozi barenga 5,000 batarakuraho babandi barenga 700, n'aba bejo bundi 2,000 bari bahagaze. Birumvikana ko abo bakozi byarakozwe, ahubwo ikintu gituma abantu barushaho kugira confusion, ubwashize bahagaritse abakozi 700, bahita bangaje abandi, kandi babahagaritse bavuga ngo hariho ikibazo ngo cy'ubwishi bw'abakozi, ngo barimo kugira gute ho. Noneho barangije binjiza abandi. Ese kwibaza ngo abo binjije ko nabo ari abakozi, kuki babinjije kandi n'abambere bari babahagaritse? Icyambere ubwabyo bituma abantu benshi nk'abana babo bakozi b'Imana, abakozi b'Imana biruka ko bari bafite amadeni mu mabanki, baragiye baguza, na n'ubu na bamwe imitungo yabo yagiye itezwa, abandi babuze aho bajya. Muri make biri kugenda bitera ibibazo. Ngira ngo mumaze iminsi mubona ko hari abagenda bagaragaza ngo pasiteri yiyahuye. Murumva izo nkuru ubwazo zirababaje. Niyo mpamvu nababwiye ngo ni ugusenga. Ibaze kubona ngo pasiteri wa wundi wakomezaga abandi yageze ku rwego ikigeragezo arimo kimutera kumva yiyambuye ubuzima. Rero sabe umuntu wese wumva iki kiganiro, ubwawe usengera umurimo w'Imana, usengera abakozi b'Imana, nawe utisize, kuko none uyu munsi ushobora kwibwira ngo rugeze kuri pasiteri, ariko nawe umukristo ntabwo rugusize, kuko hari umuririmbyi yavuze ngo uruzaba ku mushumba w'i Babuloni ruzaba no ku mugaragu w'i Babuloni. Rero mbabwire ngo nimureke dusenge kubw'umurimo w'Imana, dusengere abakozi b'Imana. Nerekera ku musozo nagira ngo ngusabe ibitekerezo byawe ubime, kandi nukuri ntabwo tuzabipfusha ubusa. Comment zanyu, ndetse nkunda kubabwira ngo ubu butumwa mujye mubusangizanya, ariko tugamije kugira ngo tunasengere uyu murimo w'Imana. Ibi byose muba mubona biba birimo umugambi wa Satani wo kugira ngo Satani adindize umurimo, anyeganyeze, hanyuma itorero ry'Imana rijyeho icyasha. Reka mbashimire mwebwe mwese mwahisemo kubana natwe kuri Mozi TV. Mbabwire ngo mukomeze mukore subscribe, mukore share, like na comment. Turabakunda, kandi reka dusenge. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje. Uyu n'umurimo wawe, ibyo byose tubona, izo ntambara zose tubona, ntabwo ari izitwifuriza ibyiza. Iyo bibaye ibinyeganyeza n'ibijegajeza, abenshi baracika intege bagasubira inyuma. Ariko sengeye umurimo wawe, sengeye n'ubwoko bwawe, by'umwihariko sengeye abakozi bawe, sengeye abakozi bawe, baba abafata ibyemezo ndetse n'ababifatirwa, bose ndabasengeye kugira ngo buri umwe wese umusange, nurangiza umukomeze, nurangiza umwiteho. Yewe Yesu Kristo, ni wowe wenyine twiringira, ni wowe mutabazi tugira, ni wowe ufata ukuboko umuntu wawe ntasubire inyuma. Ndasenze ngo ufate ukuboko aba bakozi bawe, ufate ukuboko aba bayobozi bayobore, ubamurikishirize itara kugira ngo zitaza kuba impinduka nyinshi bikavanga benshi, bigatuma umurimo ujyaho icyasha. Kandi abangaba nabo izi mpinduka zihindukiraho, mbasabiye imbaraga zo gukomera. Niko wa muririmbyi yavuze ngo ibihe ntibikakumaremo imbaraga z'umutima. Ndasenze ngo ibi bihe ntibibamaremo imbaraga z'umutima, nyakubahwa Imana. Nurangiza urengera abera bawe, intore zigutakira ku manywa na nijoro, uzigirire neza. Urakoze kumva gusenga, kandi kubanye natwe Kristo, ubuntu bwawe nibubane n'abera, icyubahiro n'ikibi cyawe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Imana iba umugisha. Reka mvuge ngo nakagaruka.
tuzabaha indi update irahari kandi ya vuba, kuko nayo ni inkuru tutari twabasha gukusanya ibimenyetso byayo, ariko tuzayibaha kugira ngo dukomeze dusengere uyu murimo, tunamenye n'uko ibihe bihagaze n'ibikwiye kwitabwaho. Shalom shalom.